Birashoboka ko mu myaka 20 igiye kuza nta bihugu bizaba bikirwanira petrol, kubera ko petrol ya nyayo yo muri iki kinyejana ni internet. Umva inkuru. Ubucuruzi bukorerwa kuri internet bwonyine buri mwaka bwinjiza mu mifuko y'abantu trillion 25 na miliyari 600 z'amadolari. Izi ni miliyari 25 na 600. Ubu ni ubucuruzi bwo kuri internet bwonyine. Ibi bya content creation cyangwa se gucuruza amakuru n'ubuhanzi kuri internet byo byinjiriza abantu miliyari 277 z'amadolari buri mwaka. Iki nicyo baba bavuga iyo bavuze ko internet ariyo petrol yo mu kinyejana cya 21. Aya yose ni amafaranga abantu bakorera, ariko ntabwo bayakorera mu buryo bubonetse bwose. Bisaba kumenya technique n'inzira zikwiye zo kunyuramo kugira ngo winjize aya mafaranga. Aka kanya birashoboka ko waba waratangiye ubucuruzi bwo kuri internet ariko ukaba utarimo kubona umusaruro wifuzaga. Ibicuruzwa byawe barabibona kuri internet ariko ntibagura cyangwa se ntibanabibona. Birashoboka cyane ko waba warashoye amafaranga mu bikoresho nko kugura za kamera, smartphone, amatara n'ibikoresho by'amajwi, wizeye ko umunsi umwe Google cyangwa se YouTube bazatangira kukwitaho bagatangira kukwishyura, ariko views cyangwa se abakureba baracyari bake kugera naho watangiye gutekereza ko wayobye. Biranashoboka cyane ko waba warashoye amafaranga menshi mu kubaka website cyangwa software cyangwa se systeme zo guhuza ibikorwa muri business yawe, ibyitwa enterprise resource planning cyangwa se ERP, cyangwa se waranubatse software z'ibaruramari ariko ntibihure n'ibyo wari witeze, ugatangira kwibaza niba utarayobye cyangwa se utaribwe. Akababaro kawe ndakumva cyane, gusa rekeraho gutekereza ko wayobye cyangwa se ko ya mibare twavugaga mu kanya ya za miliyari z'amadolari abantu binjiza ari ibinyoma. Oya, ntabwo ari ibinyoma rwose. Birashoboka cyane ko urimo gucika intege kandi hari hasigaye intambwe imwe yonyine ngo utangire kugera ku byo wifuzaga. Uko wiyumva, uko wumva unaniwe gukomeza kugerageza kubera ko nta musaruro urimo kubona, ni kimwe mu bigize urugendo rwo kwinjiza amafaranga avuye mu bucuruzi bwo kuri internet. Hello friend, nongeye kubasuhuza, murakaza neza cyane. Nk'ibisanzwe tugiye kuba twatangirana no kuba twabikuza amafaranga yacu dufite kuri account. Hano uri buze kuba wabibona, turebe umwanya turi buze kuba twategereza kugira ngo amafaranga yacu abe yatugeraho. Iyi ni business isohotse none, niyo mpamvu usabwa kuba wamenya igihe cyanyacyo cyo kuba watangira iyi business. Dore impamvu ushobora kuba ukora business ugasanga buri business zose zigeze mu Rwanda ziraguhombya. Hari impamvu, hari n'ikibitera. Niyo mpamvu uyu mwanya musaba kugira ngo ubashe kuba wakurikirana akantu ku kandi kugira ngo ubashe kumenya n'igihe cyanyacyo cyo gutangira. Nk'ibisanzwe abantu dusanzwe tubana kuri no muyoboro wacu, reba yuko wakanze mu ibuto yanditseho subscribe, nurangiza ukande subscribe, unafungure ndetse n'akazogera kugira ngo uzajye ubona update nyinshi cyane zerekeranye na business za online. Niba uzi yuko ukora business ugahomba, dore impamvu nuko utangira business utinze ugakererwa. Akeshi ku bantu baba baratangiranye natwe bagatangira na business igihe yatangiriye, icyo gihe ndizera yuko mubona inyungu ziturutse muri business watangiye gukora. Tugiye kuba twabikura amafaranga yacu dufite kuri account. Uraza hano aha handitse withdraw, aha hejuru handitse withdraw, urimo urahabona, uraza ube wahakanda. Tugiye kuba twareba n'igihe turategereza kugira ngo amafaranga yacu atugereho. Turaza duhite dukanda hano, ahangaha niturangiza duhite twuzuzamo amafaranga dufite kuri account 9,440. niyo turi buze kuba twakandikamo hano hasi muri kano gataburo. Mwibutsa ikibutsa cyiza, hano bakata amafaranga 15 kuri ijana. Iyi business waba warigeze umenya business bita TCL ugatangirana nayo, ndakeka yuko nta gihombo wigeze uhura nacyo. Impamvu nuko utangira business cyererewe bayikugezaho ugatinda guhita utangira, uhita ufatiranya amahirwe. Iyo niryo banga ry'aba content bakora business online. Yadufitseho 9,440. Uraza uyuzuzemo. Hano ari buze kutugeraho ari 8,000 n'igiceri cya 28. Hano turi buze kuba twakora confirm, turi buze kubita twakora hano confirm. Twaje dukandeho,
urabona yuko bibaye success, bigiye muri setting yo gutegereza. Ngiye hano processing, hano ahangaha tugiye kuba twategereza. Aya ngaya yo ya hano hasi, aya yarakunze yatugezeho, aya twara yabonye, aya yatugezeho yo twara yakiri. Tugiye kuba twategereza iminota mikeya turebe ko amafaranga yacu agera kuri account Urakaza neza. Ngiye kuba nakwereka step by step y'ukuntu ushobora kuba wafungura ino business, maze nawe ukabasha kuba wakinjira. Reba link ibanza ipininze muri comment. Mu gihe ubonye link nayirimo, ubanze ube wamamagara ku izi nimero. Ushobora kuba iyi business iba imaze igihe, ugasanga wowe yinjiye ukererewe. Niyo mpamvu iyo itinze, iyo tubonye imaze igihe ikora, icyo gihe link hari igihe tuyikuramo, kubera yuko ntago tuba tuyizeye, kuko ababa bashora muri no business baba bashobora kuba bahomba amafaranga yabo. Nyandikira ku izi nimero 0733 820 763. Iyo niyo nimero uri buze kuba wanyandikiraho, cyangwa se ukamamagara nkabasha kuba naguha amakuru ya nyayo yerekeye ino business Urakaza neza. Tugiye kuba twakora registration, uko twakiyandikisha. Tugiye kuba twakiyandikisha muri no business. Nk'ibisanzwe, aha hambere uri buze kuba washyira nimero ya telefone, aha kabiri washyire password, n'aha ngaha ha gatatu uhashyire business. Urabona yuko amafaranga yacu hangaya hano hejuru, aha ngaya ahise atugeraho. Urabona yuko amafaranga yacu ni 820 n'igiceri cya 20. Urabona yuko ahise atugeraho. Urabona yuko hano wohereza amafaranga n'uwo bita muhawe n'Imana Asian mbo Urakaza neza. Urabona yuko tayari amafaranga yacu ahise atugeraho nta gutinda kabisa, ni fast. Twagiye hano turi buze kwandikamo nimero ya hano, turandika ariko 0 ntago turajyandika. Nurangiza urascrollinga hano, ube wahita washyiramo password. Hano urahita washyiramo password. Hano uri buze kuba wahita ushyiramo password. Hano uri buze kuba washyiramo password igizwe n'imibare 6. Mujye mushyiramo password ugerageza kuba wakibuka, byaba byiza cyane. Hano uri buze kuba wayuzuzamo, na hano ube wayuzuzamo. Nurangiza urahita ukora hano hasi handitse registration. Aha bahita bifunguka. Urahita utungukiramo umwe imbere. Nk'ibisanzwe urahita usanga hano hasi hariho amafaranga ya bonus 3,000. Numara kugura product uri buze kuba wahita uyabikura. Hano uri buze kuba waza ukanda hano handitse product. Hano hasi ngizi product. Amafaranga cyangwa se minimum ugomba kuba watangiriraho ni 6,000. Yinjiza icyabiri cya buri munsi. Kubikura ni 3,000 uba wemereye kuba wabikura. Urimo urabibona, minimum Dore ni 950, yinjiza 427 bya buri munsi. Urimo urabibona, urabona yuko maximum, urabona yuko atari amafaranga menshi cyane. Ubwo rero nk'izi ngizi uba ugomba guhita ufatiranya ku gishoro kiba cyaba byiza, ukaba wagura igishoro wenda ugahita washyiramo igishoro kigusaba kuba wabikora buri munsi, cyangwa se niba utayizeye neza ukaba wahita wigurira iya mbere, ugahita uhabwa bonus y'3,000 ugahita uyabikura ku kanya agahita kugeraho direct. Icyo gihe uba utomboye, icyo gihe haba hasigayemo makeya cyane yawe y'igishoro. Twagiye uri buze kuba wabona uko biba bimeze. Gufungura account yo uri buze kuba wakanda hano hirya handitse main, uze hano handitse bind bank card. Ahangaha handitse bind
uri buze kuba wahakanda. Nurangiza wowe icyo urakora urahita ukanda hano handitse add, nurangiza wuzuzemo imyirondoro banki cyangwa account yo kuba wabikuraho amafaranga ukurikije amabwiriza uri buze kuba wasangamo ahangaha. Ndabashimiye. Hari izindi business nyinshi cyane nubwo tutari duherukanye zirimo zikora, harimo iyo bita Tesla imaze igihe, abayizi bahise bayinjirira, iyo ngiyo kabisa imaze agahe. Uri buze kuba waza kuri YouTube yawe, niba ubwa mbere wahagera rekande like kuri iyi video, unatwandikire muri comment ibyo twazavugaho, unasangize iyi video, ureko kandi subscribe utazajya ucikwa naho ubutaha. Imana ibarinde.